aravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we. Kandi ibi rwose genda umugabo wo kubihamya, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawe umurondora. Umuntu wa kamere ntashobora kumenya ibintu by'Imana, abona ari ubupfu. Ahubwo icyo gihe naretse akazi ko muri ambasade, umugabo w'inshuti yanjye wari wakandangiye arampamagara, barambwira ati ariko ye ugira ubwonko buzima, uratekereza, uzi buri igihombo witeje. Ahubwo ariko yewe iyo Yesu avuze ndamwumvira, ngo ariko se Yesu arakwanga? Ibintu byari kukungura bikakungurira n'umuryango urabiretse ngo ukurikiye Yesu. Ibintu by'umwuka rero burya ntabwo bimenywa mu buryo bw'ubwenge, kuko kuba kamere ni ubupfu. Abantu bakubona ugenda bakubwira ati umuntu w'umusore utanywa inzoga, umuntu w'umusore utabyina nk'abandi, umuntu w'umusore utagira girlfriend, umuntu w'umukobwa utagira boyfriend. Wowe uri bwoko ki? Wowe urakagorye. Kamugurita ariko yewe ndakizwa, ndi umuntu w'Imana. Wowe urakagorye, ntabwo uzi ibyo urimo guhomba. Kubera iki? Ku muntu wa kamere ibintu by'Imana ni ubupfu. Iyo ujya wicara hano ukumva gukizwa ari ubuswa, ubwo nawe uri uwa kamere. Kuko muri ikibazo kibamo, nimubona abantu tubwira ubutumwa ntibabwakire, ujye umenya ngo uyu ni umuntu utegekwa na kamere. Kuko kamere ibona iby'Imana kumva ari ubupfu. Sabona abagabo benshi bagweze umugabo utanywa inzoga abo mugabo. Bajya babitubwira ko umuntu w'umugabo utanywa inzoga, utanywa ku kayoga abo mugabo, ngo kavuga ijambo. Arongeye kubwira namwe ariko nyoye inzoga nkavuga ijambo, ntabwo ryaba ari iryanjye, ryaba ari iry'inzoga. Ngiye mvuga iryanjye. Ijambo ryanjye ni iryanjye mvuga, ndi soba, nta n'inzoga nanyoye, nabivuga nkazabisubiramo. Ntabwo nkeneye kunywa inzoga ngo ngire ijambo. Ariko abantu bazavuga ati umuntu w'umugabo kuko ibyo ni ubupfu. Sibyo? Yatumenyesheje ubwiru bwayo. Uwo ni umugisha wa 4. Umugisha wa 5, kubw'uwo umurongo wa 11, twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yagambiriye. Urumva turimo turiga intego ivuga ngo umugambi w'Imana ku muntu. Iri jambo yagambiriye riza nk'inshuro zigera nko ku 8 muri iki gice. By'Imana yagambiriye kuva kera. Iragambirira yuko tuzaraga umurage hamwe n'abera. Umurongo wa 12, umugisha wa 6, ngo tubabo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Tuba abantu bayitaramira tukayinezeza. Hari igihe Imana inezererwa. Muri Zefaniya baravuga ngo iginezererwa ikaririmba. Buriya hari igihe turirimbira Imana. Kandi buriya umuntu wigeze ajya ahantu, erega muri kino gihe cyabaye gike, hari igihe twajyaga dusenga tukaririmba, kaza kugera ukumva harimo andi majwi arenza yacu. Giterane cyashyushye kabisa, ukumva amajwi ukagira ngo hari izindi nanga ziyongereyemo, nawe ukumva umubiri wose wagiyemo. Zefaniya akavuga ngo Imana izabishimira iririmbe. Hari igihe mu ijuru baririmba bigahura n'isi, ukumva pe byahuye. Haleluya. Iki rero nicyo bavuga ngo uwo nawo ni umugisha, tuzaba bo gushimisha ubwiza bwayo. Igitubona itunezererwe gusa. Yemwe ariko bari abantu baranezeza. Hari igihe Kalebu na Yose wababwiye Abayisirayeli bagati nimuze dutere kiriya gihugu bw'Uwiteka twishimira, abanzi bacu tuzabarya nk'ubugari. Hari igihe Imana itunezererwa. Nkunze no kwibwira abantu babona ariko aho ibyo wambwira byose jya ushakisha kunezeza Imana, kuko iyi Imana yakunezerewe n'ibindi biza biyikurikiye. Kuko Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Aha nkabipfa n'abandi bambwira ko amategeko yavuyeho. Tuzitondera ibikize kandi nta mategeko agihari. Ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Ngo kandi umuntu niyitondera amategeko yanjye, ngo data azamukunda. Iyo ni favor. Nanjye nzamukunda. Tuza aho ari. Burya rero iyi Imana ije n'ibyayo byose biza bikurikiye.
escort z'Imana ziza ziherekeje, n'ubutunzi bw'Imana buza buyiherekeje, kuko ntabwo Imana ishobora kujya ahantu yasize ibyayo. Komba kuza ifite na provision, ifite na protection, byose ikabizana. Umugisha ukomeye cyane ukunezeza Imana. Umugisha wa 7 ku murongo wa 13 aravuga ngo niwe nawe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze kwizera, niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Haleluya. Hano aratubwiye ngo kugira ngo ibyo ngibyo Imana ibyemeze kwitatubeshya, yadushyizeho umwuka wayo. Bivuga ngo uyu mwuka aratubwiye ngo ni ingwate. Muzi iyo umuntu afashe credit muri banke, hari igihe utanga inzu yaweho ingwate, bivuga ngo simbeshya, uyu mwenda nafashe nzawishyura, nintawishyura uzigumanira ingwate. Mu yandi magambo Imana iravuga ngo uriya murage n'abarazi urahari, nutabaho muzigumanira uyu mwuka. Mubahayeho ingwate. Haleluya. Iduhaye umwana wayo, iduhaye n'umwuka wayo. Iravuga ngo ni ndarahiye nk'Imana, ni ntabajyana mu murage wanyu, uyu mwuka muzamwigumaniraho ingwate. Haleluya. Ariko murabyumva. Noneho Paulo amaze kubyandika aravuga ati ariko aba bantu nubwo mbibandikiye bishobora kubacanga ntibabyumve, reka mbasengere. Arasenga aravuga ngo mpora mbashimira Imana iyo numvise kwizera kwanyu, ngo ariko nkanabasengera uko nsenze ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ngo muyimenye. Haleluya. Ngo mumenye n'ubwiza bw'ibyo azaragabera, ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga iziha twebwe abizeye, arizo zakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Hari ibintu utazahishurirwa utabanje kubaza Imana. Impamvu rero buriya rimwe na rimwe abantu basoma Bibiliya ntibayumve, nuko uyu mwuka wo kumenya no guhishurirwa ntawe baba babonye. Barasoma gusa bakumva ni ibintu biri aho ngaho, ariko iyo watangiye kubisoma uri mu mwuka, kuko iby'umwuka bimenywa mu mwuka, ntabwo ushobora kubimenya muri kamere. Nize amashuri, mfite amadoktora, mfite iki, ariko ntabwo biri ari byo bituma wumva iby'umwuka, kuko nabonye abantu bafite doktora batabyumva. Kumva arakubwira ati ibi bintu by'umwuka byararangiye. Umwuka, gukorana n'umwuka byararangiye, ngo nuko ufite igipapuro. Ako ni agahinda. Ariko ngo iby'umwuka bimenywa mu buryo bw'umwuka. Ndagira ngo rero uyu munsi dukomeze noneho turebe imirimo y'abantu bahawe uriya murage, kuko uriya murage iyo tumaze kuwuhabwa, hana noneho niho njya mpaka n'abanebwe babwira ngo nta mirimo tugitegetswe, ngo imirimo ngo si ngombwa, ngo twebwe twacunguwe ku buntu, ngo so ubwo imirimo yararangiye, ngawe ahubwo nibwo yatangiye. Iyo umaze kuba umwana w'Imana ukaba uzi yuko uri umuragwa uzaraganwa na Kristo, ubwo imirimo ibitangiye. Haleluya. Imirimo ibitangiye kubera ko umwana wabaye mukuru mu muryango akora imirimo. Nkunda ahantu Petero yanditse aravuga ngo buriya ngo twebwe abizeye Imana ikaba yaduhaye kamere yayo. Ni mu rwandiko rwa Petero igice cya 2 aravuga ngo, reka muhabasomere, ngo yaduhaye kamere yayo kubwo mumaze guhunga no gukira kononekara kwaza mu isi no kwifuza. Umurongo wa 5 w'igice cya 2 aravuga ngo ibyo abari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Bizatuma mutaba abanyabute nimugenda kwizera kwanyu mukongeraho, mwankurikiye, kwizera kwanjye nimukongeraho ingeso nziza mukazongeraho kumenya mukongeraho kwirinda mukongeraho kwihangana mukongeraho kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data mukongeraho urukundo.
ngo ibyo nibibabamo bigwiriye. Ni ukuvuga ngo nimugenda mukurira muri biriya twabonye, mukabisobanukirwa, mukabyumva, ngo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba mu byo kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu uzabona iteka ryose muri Bibiliya iyo wamaze kuvuga gucungurwa kwacu, bakavuga agakiza twahawe muri Kristo Yesu, bongeraho ngo noneho nimuhindukire mukora imirimo myiza. Amen. Mureba aho mu Efeso hariya twigaga, Pawulo abisobanura neza, akavuga ngo igice cya 2, akamere ku murongo wa 1 nibwo muri buze kubyumva. Namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderangamo kera mukurikira abanini. Ku bwa kavukire yacu twese, niko Pawulo avuze, twarabo kugirirwa umujinya. Kandi niba ubihakana uzitegereze, hari wari wigisha umwana gutukana, arakuruka ajya kubona yatukanye. Ntawe uramwigisha gukora, ariko arabikora. Iyo niyakira agahinja akora ibyaha. Karya kamarayika, wari wabona agahinja karakaye, bakagaterura ukabyinira, ugahenda ugakomanga, ukagira kakanga, karakaye tu. Uzamwitege n'aba mukuru. Tuvuka turi abanyabyaha. Pawulo aravuga ngo twese twavutse turi abanyabyaha, ngo ariko atugirira neza, araducungura tuvana muri ubwo bwami bwa Satani adushyira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, idukuye mu byaha kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, nuko ituzurana nawe, itwicaranye nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Hanyuma hepfo ku murongo wa 8 akabishimangira ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ubu ni ubuntu pe, twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntacyo twakoze ngo dukizwe, ni ubuntu. Ariko ahangaha murambabare nzajya nsubira kuri iyo nyigisho kuko ndayanga, niho abanyabuntu bakora amakosa. Twakijijwe ku buntu, ariko ubuntu ntibukuraho imirimo. Kuko aravuga ngo twakijijwe ku buntu, aranabishimangira mu murongo wa 9, ntibyavuye no ku mirimo. Agakiza kacu ntacyo twakoze ngo tugahabwe, ni ubuntu, ni umusaraba wa Yesu, ni amaraso ya Yesu, ni ubuntu. Ariko iyo umaze gucungurwa kubw'ubuntu ukinjira mu muryango w'Imana, avuga ngo ntibyavuye ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Haleluya. Kandi ni imirimo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. Ntabwo ari kuvuga ngo yayiteguye kera kugira ngo izakorwe n'abamarayika, ntabwo yayiteguye kera ngo izakorwe nande, yayiteguriye kera kugira ngo twebwe nitumara gucungurwa tuzayigenderemo. Haleluya. Buriya amahame y'ubwami bw'Imana ntabwo agoye kuyumva, ariko abantu benshi kubera kudafata umwanya ngo babitekereze, inyigisho zije zose barayabira bakayahusha. Ubundi twebwe iyo tumaze gucungurwa hari imirimo myiza Imana yiteguriye kera ngo tuzayigenderemo muri Kristo Yesu. Iyo rero umaze gucungurwa, iyo mirimo ibigutegereje. Reba n'ahandi ahantu hose muri Bibiliya bavuga gucungurwa n'ubuntu, iteka ryose biherekezwa n'imirimo. Ni nacyo kijya kinsetsi y'abantu bambwira ngo abantu ngo nta mirimo, ngo ahubwo nabwo ibyo bintu muvuga nuko mutazi gusoma neza. Mfata Tito ibice 2 umurongo wa 11 kugeza kwa 14, ni ubuntu. Aravuga ngo muri icyo gice umurongo wa 11 Tito ibice 2, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Once again, agakiza ni ubuntu. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwagize bute, bwarabonetse. Ariko bufite aho butuganisha, butwigisha kureka kutubaha Imana. Umuntu ngo yakijijwe, ngo ibyaha byose, ngo ibyo wakoze n'ibyo ukora n'ibyo uzakora byaratwikiriwe, ngo nta rubanza rukubaho. Aba ibyo uvuga n'ibiki? Iyo wamaze gukizwa ahubwo ubuntu bukwigisha kureka. Halo? Ntabwo butwigisha baratubwira ngo butwigisha kureka kutubaha Imana
n'irari ry'ibyiza, ahubwo bukongeraho n'ikindi, bukatwigisha kujya twirinda iki? Ibyaha, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, imirimo myiza, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Haleluya. Turi abantu twacunguwe ngo tugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ndagira ngo rero turebe ni iki Imana yita imirimo myiza ni iki. Amen. Imirimo myiza ya mbere iba mu cyo tuba cyo, to be. Umurimo mwiza wa mbere uruta iyindi duhamagarirwa ni ukuramya Imana. Hahandi twabonye muri ya migisha ngo ni ukugira ngo dushimishe ubwiza bwayo. Uwo ni wo murimo wa mbere ukomeye duhamagarirwa, kuko nyuma y'ibindi byose tuzakora ni nacyo kizasigara. Buriya nahoze mbyigisha abaririmbyi, umurimo uzasigara mu mirimo yose dukora ku isi, hazasigara umurimo umwe gusa. Mu ijuru ntituzongera gusenga, ariko tuzaramya Imana. So mu gusenga, mu bwoko bw'amasengesho tujya dukora, hazasigara ubwoko bumwe gusa. Ntacyo tuzongera gusaba, kuko byose tuzaba tubifite. Nta byago tuzaba dufite, nta ndwara tuzaba dusengera, nta bukene tuzaba dusengera. Hazasigara isengesho ry'ubwoko bumwe rivuga ngo Mana, ni wowe ukwiriye ishimwe, ni wowe ukwiriye icyubahiro, ni wowe ukwiriye gushyirwa hejuru, ni wowe ukwiriye kuvugwa, ni wowe ukwiriye guhimbazwa, kuko uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana y'ubushobozi. Muzitegereze iteka ryose iyo urungurutse mu ijuru, kuko Imana ni nziza igiturungurutsayo. Hari igihe Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo Yesu yarabanje amwereka ku isi uko hameze, amwereka amatorero, iryo muri Efeso, iry'Itwatura, iry'Isarudi, iry'Iperugamo n'andi. Arangije aramuga ati rero zamukaho gato ngira ibindi nkwereka, nkukopeze nkwereka uko mu ijuru hasa we. Mu gice cya 4 cy'ibyahishuwe ngo yumva ibyaremwe byose birimo gukora umurimo ukomeye uhambaye ujya uhindura byose wo kuramya Imana. Ngo yumva ibyaremwe byose, icyo ni igice cya 4 cy'ibyahishuwe. Ngo imbere y'iyo ntebe, umurongo wa 6, hariho igisa n'inyanja y'ibirahuri isa n'isarabwayi, hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa naho umuntu, icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima ni representation y'ibyaremwe byose. Ikizu kirahagararira inyoni, umuntu ahagararira abantu, ikimasa gihagararira inyamaswa zo mu rugo, intare ihagararira inyamaswa zo mu gasozi. Ibyaremwe byose bihagaze imbere y'Imana. Haleluya. By the way, burya urufunguzo rw'ibyahishuwe, ariko ntabwo ari cyo ngiye kwigishaho. Hanyuma aratubwira ngo ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye n'amaso, reka ibyo mbisimbuke. Hanyuma baratubwira ngo ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga ngo uwera 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 niwe Mwami Imana ishobora byose, niyo yahozeho kandi iriho kandi izahoraho. Ngo ntibiruhuka ku manywa na nijoro. Uwo ni wo murimo uzasigara, kuramya Imana, tukavuga ngo Mana uri Imana yera, urera urera. Hanyuma ngo ibyo bizima bihayicara kuri ya ntebe ihoraho iteka ryose icyubahiro no guhimbazwa n'ishimwe, bakuru 24 bahagarariye abera, abacunguwe bisezerano rya kera n'abacunguwe bisezerano rishya. Baravuga ngo abo ngabo bakuru 24 bikubita imbere yicara kuri iyo ntebe, bakaramya ihoraho iteka ryose, bakajugunya amakamba yabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari we waremwe byose, igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Icyo nicyo tuzakora mu ijuru, kwicara ukavuga ngo Mana niwe ukwiriye icyubahiro, niwe ukwiriye gushyirwa hejuru, niwe ukwiriye ishimwe, kuko mu ijuru uwo ni umurimo ukomeye uzasigaraho, kuramya Imana. Ariko Imana ikatubwira ngo rero ubwo muzabikora mu ijuru, nimwimenyereze kubikorana hano mu isi. Haleluya. Mwimenyereze kubikora hano mu isi.
muramye Imana. Kandi reka mbabwire, niba hari ugusenga kwiza kubaho, kujya kuzamura umuntu, uzagire rimwe udafite imirimo myinshi, wicare usubire muri aya magambo. Nurangiza nawe wicara ahantu, wakwicara wahagarara ariko wumva uri comfortable, wongera utekereza Imana, uvuge ngo Mana, ngiye kukubwira uburyo ukomeye, ngiye kukubwira uburyo utangaje. Iyo utangiye kubikora ukamara nk'isaha, ujya kumva utubazo twose wari ufite tubaye dutoya, kavuga ngo iyi Mana yakoze ibi ngibi na biri izabitunganya. Izo ni imbaraga zo kuramya. Haleluya. Noneho mu gice cya gatanu baracyakomeje, reka ngo mu gice cya gatanu ngo nuko mbona hagati ya ntebe, nanone ndasoma umurongo wa 6, Imana yari imaze guhamagara Yesu, yatanze itangazo iravuga ngo ndashaka umuntu ubumbura iki gitabo. Ngo Yohana abona mu ijuru habuze umuntu, abona no ku isi habuze umuntu, no kwa Satani habura umuntu. Ngo atangira kubabara. Hanyuma ngo umwe muri babakuru aramubwira ngo wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene n'ibimenyetso 7 bigifatanije. Hanyuma hakurikiraho kuramya. Ngo nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'ababakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'ababakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Haleluya. Ngo nuko baririmba indirimbo nshya, sing a new song. Baririmba indirimbo nshya. Iyi ndirimbo rwose ngo baravuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambye ugacungurira Imana bo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Haleluya. Nahoze mbabwira ko ntabwo tuzima mu ijuru, tuzima mu isi. Yaduhinduye abami n'abatambyi kandi tuzimana na Kristo. Yerusalemu nimanuka tuzicaramo twimane nawe, kuko ni umwami w'abami. Buri wese, kuko twese turi abana b'Imana nkawe, kandi turabaraga abantu na Kristo, tuzaba twambaye amakamba nawe yambaye irye, ari umwami mu bami. Iri ni ibanga naryo ry'ubwiru bw'Imana, nzarisobanukirwa umunsi nagezeyo. Yanibaze ko azaba ari umwami, igihe nzaba ntegeka ikihe gihugu. Ibyo azabitubwira nitugerayo. Haleluya. Kuko buri wese azaba ari umwami, ariko umwami mukuru ari Yesu. Ngo baravuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso, kuko wemeye gutambwa ugacungurira abantu, ugacungurira Imana yacu abantu bose. Ngo bazaba ubwoko bwe mu moko yose yo mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ngo noneho ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza, mbese n'umubare utabarika. Bavuga ijwi rirenga, njya ntangara nkavuga ariko iri jwi buriya ryanganaga ritera. Ijwi ry'abamarayika umubare utabarika wongeyemo n'abera. Nzabayo tu. Icyo kirori ntabwo nzakiburamo, ndashaka kuzumva uko bizaba bimeze. Ngo bazamura ijwi baravuga ngo umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byicaye ku ntebe n'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima 4 birikiza biti amen. Babakuru bikubita hasi baramyihoraho iteka ryose. Uyu ni wo murimo wa mbere twahamagariwe, ni nawo murimo wa mbere tuzakomeza tugezeyo. Haleluya. Ariko nagira ngo mbereke ikintu kiri muri aya magambo. Buriya abantu benshi muri za mpaka tujya ngo z'ibya 10 n'amaturo n'ibiki byose, ntabwo ibya 10 n'amaturo burya mu mirimo yabo mu mwuka. Murankurikira? Ibya 10 n'amaturo mu banyamwuka ntabwo bibarwa mu mategeko, bibarwa mu kuramya. Kuko bavuze ngo umwana w'intama watambwe ni ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro. Ahangaha niho havamo guca bugufi kwacu.
kavuga ngo ubwenge mfite ku gicaniro, ubutunzi mfite ku gicaniro, icyubahiro nahawe ku gicaniro, byose bikamugarukaho kuko niwe ukwiriye kubihabwa. Buriya rero byorohera umuntu iyo winjiye ukageramo imbere mu bwiru bw'Imana, hari ibintu utirirwa ujya impaka. Niyo mpamvu yewe nyambaga ngiye sinkunda kujya impaka, kuko hari igihe umuntu atangira kujya impaka ukumva aracyari ni nk'umwana utangiye kwiga rimwe guteranya na rimwe bihwanye na kabiri, urimo kujya impaka na profesa uri muri za physique quantique, agatangira kumubwira ngo ariko biriya ngo ntibihura, akamubwira ati peti hari igihe uzabyumva. Kuko iyo winjiye muri buriya bwiru bw'Imana, ibintu by'Imana ntubijya impaka, ahubwo ushaka kubishimikira, ushaka kurushaho kubimenya, ushaka kurushaho guhinduka, kugira ngo wa munsi nugera uzabe witeguye. Haleluya. Naho ubundi mujye mureka kujya impaka ibintu by'Imana. Ubundi reka nkwereke uko bikora, hanyuma tujye ku murimo wa kabiri. Jya mbwira abantu ni buriya n'abigisha ijambo ry'Imana hari igihe turyigisha nabi, kubera ko nshobora kuba nshonje nshaka kurya, sibyo? Noneho ukanzanira umwarimu wa shimi cyangwa wa biology, hariya hari ibijumba, hari n'ibishyimbo, akaza agafata ikijumba, akaza imbere yanjye nisonze, akaza ati iki kintu rero ureba imbere yawe, iki cyitwa ikijumba. Mu buryo bw'ubwenge ibyihingwa byose biba muri kategori ibyo bita famille. Ati mu buryo bwa famille kiba muri famille de tubercules. Tubercules ni biriya bintu biza ari ibijumba. Ati muri composition chimique yacyo, mbese uburyo giteye, ati ubu ngubu iyo ugisesenguye haba harimo imyunyu ingana gutya, harimo 60% ari amazi. Ukamubwira ngo yewe ntabwo naje hano kwiga shimi, naje kurya, teka ikijumbu kingaburire nge ibindi byihorere. Rero buriya muri theology cyica abantu, baraza bakajya impaka bati reka tujye impaka ku buntu bw'Imana, reka tujye impaka ku bya 10 n'amaturo, reka tujye impaka. Nkababwira ntoya, yewe sinje, ntabwo nshaka gukora shimi, ndashaka biteke neza ubingaburire mbirye, hanyuma nshishe mu mwuka unkure mu mpaka. Nawe ushobora kwicwa n'inzara profesa kirimo gusobanura shimi. Buriya niyo kibazo cyacu aba theology. Ujya kwiga theology bakaza bakakwira ati rero iri jambo mu Kigiriki cyavugaga gutya, wenda tuvuze nka rira jambo kwihangana, bakaza bakabwira ati ijambo patience, kwihangana, ati mu Kigiriki baravuga ngo ni makrotumia, ati ni ijambo rigizwe n'amagambo abiri makrotumia, agatangira kuryasa. Nicaye hano inzara y'umwuka yanyishe, uri murasa amagambo, ngaburira menye icyo bivuga mu mwuka, mbigendere mu bindi byihore. Ariko umuntu wese wize theology arabizi ibyo ndimo kuvuga, akajya mu bintu byo kwasa amagambo, bakazana agashoka bakayakatamo kane. Nawe ngiye si ibyo nkeneye, ngiye nkeneye ibintu bituma nshisha nkamenya Yesu, ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, menye uburyo mukorera. Ibindi byose muba mumbwira ni speculation, ntabwo mbabeshya. Iyo watangiye kuramya Imana muri ubu buryo, bene izo mpaka zirakubihira, ukavuga utoya ngewe ahubwo ntekere ibijumbu biteke neza mbirye, shimi yabyo igifu kizirobanurira. Iyo bigeze mu gifu, ibyashimi igifu kirabitunganya, kirayungurura, kikavuga ngo ibingibi biraguma mu mubiri ndabijugunya ko ntabwo bikenewe. Nawe ujya kumbwira shimi y'ibijumba, mpibijumba nge biteke neza ku buryo mbimira bikanryohera. Amina. Uwo ni umurimo wa mbere wo kunezeza Imana tukayiramya. Iyo tumaze kuba abana b'Imana, kimwe mu byo tugomba kwimenyereza tukabyitoza. Bambere rero ngira n'ikibazo, hari igihe ubona abantu bicaye, abantu bati muhaguruke turamye Imana, ukabona neza abantu bakonje bategereje ko pastor aza kwigisha, kuko bo bakunda kwigisha, kuko iyi mirimo ntibayisobanukiriwe ngo bumve agaciro kayo. Iyo abantu batangiye kuririmba no guhimbaza, bo babumva bakonje bategereje ko baza kwigisha, ko baje kumva umwigisha ibindi. Ariko giye buriya nkubwire, kwigisha ushatse wanabikuramo, kamwe uti mureke twicare hano dutumbire Yesu, tumubwire uburyo tumukunda, tumubwire uburyo tumushima, tumubwire uburyo akomeye, tumuhimbaze. Ndakubwiza ukuri, uramutse ubikoze ushyize mu mutima, atari bya bindi ntabwo wamara isaha utarumva impinduka muri wowe cyane. Hari igihe nkora amasengesho
yo kwiyiriza ntacyo ngiye gusaba, ngiye kwicarana na Yesu gusa ngumubwire umva rero Yesu uyu munsi nje gushima nje kukunezerwa. Hari umuhungu twasenganaga kera twarakuranye twakijwe turi imigirigiri y'abasore, we rero yari umuntu ugira urwenya rwinshi. Yarazaga tugiye mu masengesho akagarama ahantu ku misambi twabaga dusengeraho akamanika amaguru atumva Yesu ngiye guseka umenye ko uyu munsi naneze, agaseka akigaragura. Twabaze umuhungu yarasaze, ariko harimo ikintu buriya umuntu ashobora kuza aje kunezerwa Imana gusa, ukavuga ngo uyu munsi ndashaka kunezerwa Imana niyo byaba bimeze bite. Kubera ko reka nkwereke impamvu ugomba kunezerwa Imana. Niyo waba urwaye bakubwira ngo ugiye gupfa, nezerwa Imana kuko uri hafi kuyisanga. Kandi wicare niyo waba uri mu bibazo bingana n'umusozi, wicare ubwire ibibazo nkuvuga bibazo mwe ngiye kuvuga Imana yanjye kugeza igihe umutima wanjye uri buze kugeza aho ugahamanya nanjye yuko uko mungana uko Imana yanjye baruta ubunini. Kuko buriya nicyo kintu gikomeye, Satani nakwereka ubunini bw'ibibazo byawe ujye umwibutsa imbaraga z'Imana yawe uko zingana. Haleluya. Nakubwira tubuni kuwa gatanu ni umunsi wo kubambwa, uzamubwira uti hari no kuwa mbere umunsi wo kuzuka ku mwami wacu ni muzima. Haleluya. Kuko ibibazo tuzahura nabyo, ingorane tuzahura nazo, ariko ikizakuremera ibyiringiro mu gihe nk'icyo nukongera ukareba Imana yawe ukibuka imbaraga zayo. Hari igihe bazerobabeli barimo no kubaka ibintu byabashoboye, babahagaritse, babimye icyangombwa, barimo hanyuma Imana imutumaho umuhanuzi muri Zekariya aramubwira ngo genda umbwirire Zerobabeli ngo Zerobabeli we ngo uwo musozi uguhagaze imbere ngo wubwire, speak to the mountain, ubwire ngo wa musozi we ngo wiyita iki, ngo imbere y'Uwiteka ngo aho bukera uraza guhinduka ikibaya. Haleluya. Iramubwira ngo kandi Zerobabeli ntuhangayike, si kubw'imbaraga zawe, si no kubw'amaboko, ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka avuze. Haleluya. Izo rero nizo mbaraga ziva mu kuramya Imana. Ntabwo kuramya Imana ari ukwirengagiza ko ikibazo gihari, ahubwo kuramya Imana ni ukubona ikibazo gihari ukavuga ngo wa kibazo, aho kugira ngo nkutumbire ngiye gutumbira Imana yanjye, aho kugira ngo kuko iyo twageze mu bibazo turabiganiriza, ukicara ukiganiriza, none ibi ndabivanamo ndabituruka hehe, none ibi birarangira bite, none ibi bizagenda bite. Ariko buryo wicaye ugatangira kuvugana n'Imana ukareka kwivugisha, urucantege rurashira, kwiheba birashira, ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, ubwo Imana iri mu ruhande rwanjye. Hari ahantu Paulo yabyanditse aravuga ngo iyi Mana itarimanye umwana wayo niki itazaduhana hamwe nawe. Iyo rero watangiye gutumbira biri iby'Imana yakoze, uravuga ngo nibi nabyo ndabizi izabikora. Haleluya. Uwo ni umurimo ukomeye cyane tugomba gukora. Ariko reka nihute nge no ku wundi. Uyu munsi ndababwira itatu kuko niyo y'ingenzi. Umurimo wa kabiri ni umurimo ukomeye cyane, nawo ni umurimo noneho uva muri twe ukajya hanze. Ariko reka mbanze mpere kuwukorerwa muri twe, kuko Paulo yandikira Abefeso mu gice cya 4 yarabwiye ngo buriya ngo tugomba kwigishwa, ngo tukava mu bwana, ngo tugakura, ngo tukagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko nawo n'undi murimo wo kwicara ukavuga ngo ngomba gukura ku buryo ngenda nkura ngana kugera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Paulo hari ahantu henshi yagiye abyandika akavuga ngo buriya ngo jyewe ndiho ariko si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ngo ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Haleluya. Rero Paulo aratwereka ngo buriya jyewe ndashaka buri munsi ngo gende mpinduka nse na Yesu, ngende mpinduka menye imbaraga za Yesu, ngende mpinduka. Hari ahantu ageze aho mu Bafilipi
ibice bitatu. Aravuga ngo ibyarindamu yanjye byose nabitekereje ko ari igihombo ngo menye Kristo, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, ngo mumenye. Uyu rero ni umurimo ukomeye cyane ariko unoroshye, kumenya Yesu tugahinduka tugasa nawe. Kuko mu migambi y'Imana yari ifite ku muntu, nimusoma muzabibona. Paulo yandikira Abaroma, nanone ayo magambo yo nyasome, andi nayavugaga mu mutwe ariko reka yo nyasome kuko niyajyanye n'iyo ntego kandi ndashaka kuyivaho nihuta kugira ngo dufate ya nyuma yindi nashyize ku murongo w'ibyo twiga uyu munsi. Umurongo wa 28 w'icyo gice cya 8 cy'Abaroma aravuga ngo tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagaye nk'uko yabigambiriye, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Haleluya. Muramurikira. Waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba uri umugabo, waba uri umugore, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, Imana iravuze ngo ugomba buri munsi guharanira gusa na Yesu. Buri munsi ugaharanira gusa na Yesu. Kandi nagambereke ubundi iki tugikoze na bya bintu byose tuba tujya impaka byarangira. Kuko nyamubwira abantu mwabona ariko nicyo utatanga. Wongarutse kuri bya bindi by'amaturo n'ibyacumi, kuko muri ino minsi hari impaka zikomeye kuri icyo kintu. Nicyo utatanga iyo urimo kwigereranya n'umwami watanze byose ku bwawe. We yari afite icyubahiro mu ijuru, arakireba arakireka, arakiyambura agifasha hasi. Arangije araza amena amaraso ye ku bwacu, ndetse ngo ntiyanga gupfa urupfu rwo ku musaraba. Arangije aravuga ngo ni munyigane. Niyo mpamvu Paulo yavuga ngo we yarapfuye ku bwacu, araduhamagara ngo tubeho kubwe. Buriya rero ikintera gukora umurimo w'Imana, ikintera gutangira umurimo w'Imana, ikintera kwitangira umurimo w'Imana, kuko gutanga mu murimo w'Imana no kwitangira umurimo w'Imana biratandukanye. Nshobora gutanga amafaranga yanjye mu murimo w'Imana ariko sinitange giwe. Ni ukumenya ngo ndimo ndakorera umwami wanyitangiye agatanga byose. Mu murimo w'Imana ikitumotiva, ikidutera umwete, ikiduha imbaraga cyo gukorera Imana ni ukwibuka ko Yesu yadutangiye byose. Yarangiza akavuga ngo noneho namwe nimuze munyigane uko nabapfiriye mubereho Imana. Haleluya. Aha, iyi nyigisho ishobora kubigora benshi ariko yewe irandyohera. Buriya kureba Yesu ku musaraba bihindura byinshi mu buzima bwawe. Kera nkikizwa najyaga nicara nkatekereza nkabona ko Yesu ni iki umuntu yakwitura, wankundiye iki? First of all, hari indirimbo ziba mu gitabo twajyaga turirimba, imwe hari indirimbo najyaga ndirimba nkayisubiramo amarira akaza, nkaririmba nkayisubiramo. Rero mujya mugira amajwi y'indirimbo adahura n'ay'iwacu, ariko ndayibaririmbira nk'uko iwacu tuyiririmba. Ni indirimbo y'150, hari ebyiri, 154 n'155. 154 murayizi ni itangira ivuga ngo ndabaririmbira iby'uwamfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo, ukaza mwisuka mfira, wambonye miki Kristo, ukaza mwisuka mfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari indi nshuti nkawe se, yakunda bayihinyuye, hari indi nshuti nkawe se, yakunda bayihinyuye, yavuye mu ijuru aza muri iyi si,
abura aho yarambika umusaya we, amfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, amfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru. Noneho uyu nguyu amaze kuririmba ibyo byose, arangiriza kuri iki gitero nkunda cyane cyitwa gukorera Imana. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Haleluya. Urumva, iyo umaze gusobanukirwa ukamenya urwo rukundo yagukunze, uravuga ngo mva ntabwo ibi bizapfa ubusa, nanjye hari icyo nzakwitura, nzavuga hose izina ryawe. Haleluya. Ibi rero biratujyana mu murimo wa nyuma, ya mirimo myiza y'abantu mu mugambi w'Imana. Ibi ni by'Imana yagambiriye. Number 1, yagambiriye ko tuzaba abantu bayiramya. Number 2, igambiriye ko tuzaba abantu bakura tukagenda duhinduka tugasa na Yesu. Number 3, igambiriye ko noneho izadutuma tukajya gushaka abandi. Tukajya gushaka abandi, kugira iratubwira ngo umva, niba waramaze kumenya uburyo ari byiza, jya kunshakira abandi, kuko iyi si irarimbuka. Akatubwira ngo tujye gushaka abandi. Haleluya. Buriya Paulo amaze gukizwa, nkunda Paulo cyane ko niwe wambwirije. Ari narananiranye abantu barambwiriza nkavuga no ya ibintu byanyu by'ubuswa gusa. Noneho Imana rero burya igira utuntu twayo. Irareba rero ngo uriya muhungu ni umwirasi. Buriya mu bintu byitwa idini mujye muyitondera. Uzi ko idini gufunga amaso, kagufunga amatwi, kagufunga ubwenge. Umuntu akaza akakubwira ati warukwiye gukizwa, ati ibyo ni byo Apoloso genda umukatolika. Ko je nari umukatolika, narize no mu seminari, ese ibintu by'Imana no harabikuriyemo. Nkumva yuko agakiza ari ibintu by'Apoloso bavuga gusa byaho ngaho bitagira agaciro. Mubimbwiye wese rwose nakundaga kujya impaka n'abarokore, kandi bamwe nkenda no kubatsinda. Ubundi ari nzi kujya impaka, uretse ko ubona biretse ntacyo bimara. Cyane cyane ibintu by'Imana sinjya mbijya impaka rwose. Iyo utangiye kunzana mu mpaka ndabwira okay, niba ushobora kubyumva byumvire, niba byarakunaniye gerageza kubyumva. Umunsi wabyumvise uzaze tuganire, ntabwo tuzajya impaka. Aravuga ngo ngomba kugenda abantu bose bakamenya ibyo namenye. Noneho ngo abigishwa baravuga ngo wa wundi wajyaga dutoteza ngo nawe urimo aramamaza rya zina. Ariko baramutinya, baravuga ati wowe isubira iwanyu Taruso, abariho uzajya uvugira. Noneho ariko baranaba burya yari umugabo, aragenda aramuzana ngo agiye muri Antiyoki bamutumyeyo. Aravuga ati reka ninyure hari ngiye kwizanira Paulo tujyane. Nkunda rero kuntu Paulo yatangaga ubuhamya, kuko aravuga ngo kera jewe nahoze mu mwijima ariko maze kuwuvamo, Imana irambwira ngo genda ujye gufasha abandi nabo bawuvemo. Mwumve ubuhamya atanga mu gice cya 26 cy'ibyakozwe n'intumwa. Aravuga ngo ariko haguruka uhagarare, n'umurongo wa 16, igice cya 26, ngo ariko haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo gutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngo ukizaba ubwoko bwanyu n'abanyamahanga aribo ngutumyeho, kugira ngo bahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Uyu ni umurimo Imana yaduhaye. Haleluya. Mu mirimo Imana yaduhaye hari ukurerwa no kurera abantu bagakura bakagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, dongo tugasa nawe akaba mukuru wa bene se benshi. Ariko umurimo wundi yadusigiye aratubwira ngo nimugende, ni mu byakozwe n'intumwa 26 kuva ku murongo wa 16. Ariko uyu murimo Paulo yakoraga n'ubundi uri mu mirimo myiza Yesu yahaye abigishwa be. Amaze kuzuka yarababwiye ngo ubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nimugende mujye mu mahanga yose
mubahindura abigishwa, mubabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Twaratumwe ngo tujye gushaka abazimiye, ariko buriya abantu benshi ntabwo babyumva. Mu itorero abakristo twamenyereye nabi, kandi ari igihe tujya tubeshya Imana. Hari indirimbo nyankunda guterera abakristo ngo ndebe yuko bayiririmba, ariko ko ntazi ijwi muyiririmbamo, mwebwe sindi buyibaterere, ariko reka mfe gutera murayimenya. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo imbere ya ntebe ha nyishyikirize Yesu. Murekeraho, murabeshya. Umuntu akifata tugatera indirimbo akaririmba ngo imbere ya ntebe nzahagarara, nzaba njyanye iminyago. Iri hehe? Umunyago wawe uri hehe? Buriya twagombye twese kumenya ngo tuzahagarara imbere ya Yesu, kandi Bibiliya iduha isezerano ikavuga ngo abazaba barahindukirije benshi ku gukiranuka ngo mu ijuru bazaba abasitara, bazarabagirana nk'inyenyeri. Kandi buri muntu wese wicaye hano, no muri aba bamama bakuru, hari abamama mungana badakizwa b'inshuti zawe, no mu batoya barahari. Hari urimo kumbwira ngo benshi urindiriye iki ngo bagire umunyago? Urindiriye iki ngo bagire umunyago? Ugende ubasengere, ubasure, ubabwira utari ko buriya namwe ntabwo nshaka ko muzabura mu kirori kidutegereje hari imbere. Ndashaka ko nawe ubisobanukirwa. Nari mfite nyogokuru, nahoze mbibwira abatwari hamwe, nkunze no kubivuga kenshi. Nyogokuru wanjye yari mukuru, afite imyaka 85, nibwo nakijijwe. Noneho ndareba se nyogokuru rero yarankundaga cyane. Iyo nabaga ngiye gusubira ku ishuri yaranterekereraga, kuko nibyo yarazi. We yakuriye mu kinyarwanda cya kera cyo kubandwa no guterekera no kuraguza bene ibyo. Rero nawe ngiye kujya ku ishuri akamubwira ati maze mwana wa atuze kumvomera amazi, ati hari imirimo nshaka gukora. Kagenda nkavoma amazi, agashigisha agasururu gakeya, akagashyira mu kabindi yari agafite, hanyuma akarabaho ingwa, akagatereka ahantu mu mirambizo, hanyuma agateramo umuheha. Nawe ngiye kugenda mbyutse akambwira ati banza unyure hano. Kabanza agakubita umuheha muri wa musururu, akanaga hasi, kubitamo akanaga hasi, ati dore babyeyi, dore bakurambere, uyu mwana mumurebe, mumumenye, mumuherekereze mu nzira yagiye, ntabwo nzahariho, mumurinde ibibi, mumurinde ababi, mumurinde abagome, mumurinde abarozi, mumurinde ikibi, mumurinde icyagane, mumurinde icyago. Agatongera, ariko niko yarazi gusenga. Yarangiye ati mwana ati ngaho nawe somaho. Nkasomaho nkagotomera nkigendera, ko numvaga ntacyo bintwaye, ntacyo bimbwiye. Hanyuma rero nza gukizwa. Maze gukizwa nabo rero nyogokuru nawe agomba kumenya ko agomba gukizwa. Kajya mubwira nyogokuru ukwiye gukizwa. Atari ko mwana wa ati ubu nakizwa iki? Ati konjya numva bavuga ngo bakizwa gusambana hariya mu giterane. Ati ubu ngo kuri imyaka yanjye hari ibyo nkora. Ati se nuwaba asambana yasambana nanjye kuri 85. Ati se konjya numva bamwe bihana ngo banywaga inzoga. Ati hari izo ubona ngo oya. Ati se mwana wa ati ko ati najyaga nkwa itabi, atari ko nsigaye nkururaho rimwe rikanyica. Ati wabonye ntararetse? Ati ubuse ati ndakizwa iki? Nkamubwira ibya Yesu nkumva ntibifata. Ariko bugiye yabonye mutitirije, aragenda ajya kwa pastor aramubwira ati umwana amereye nabi. Ati nimumbatize nkizwe. Pastor aramureba, aramubwira ati mukecuru ati ku cyumweru uzaze nkubatize. Aragenda nyine twebwe muri Anglikani bakora mu mazi bakaguteraho ku gahanga. Aragenda aramubatiza, arambwira ati ubu noneho narabatijwe. Ati hari igisigaye?
ndavuga numva rero Yesu mukecuru naramubwiye ibyo nashoboraga kumubwira byose, ibisigaye nawe uzabyikorere, uri mukuru, uri umwami. Mama we yakundaga gusenga ariko akaba umukatolike wa undi we wa doda. Umunsi nabaye pastori na murumuna wanjye n'umupastori yaribwirije, araza aratubwira ati ngo rero ntabwo nzahambwa na padiri mfite aba pastori, ati nimutse ati ubwo mubwire na bya bindi byo gukizwa nabyo mbirangirize rimwe. We ni umunyamasengesho ukomeye cyane kandi ko gukizwa ubona yarakijijwe. Abantu bose uhura nabo babwire ko Yesu akiza. Kandi dore reka mbereke, umva Bishop, siwe wafashe intego y'umugambi w'Imana ku muntu. Aya mezi asigaye tondeka inyigisho, tondeke mezi 3 muramye Imana, mwige kuramya Imana, muyiramye mu gusenga, muyiramye mu kuririmba, muyiramye n'ubutunzi bwanyu, muyiramye n'ubuzima bwejejwe, hanyuma urebe ngo abantu batangira guhinduka. Hanyuma muzafata andi mezi mwige ku kintu cyo guhinduka tugasa na Yesu, mubyigeho abantu babitekerezeho, hanyuma muzafata ikindi gihe nkundi iryo jambo ryo muri Petero ngo ibyo bibabayemo bigwiriye ntimuba abanyabute cyangwa ingumba. Buri kintu kinezeza umubyeyi akamenya ko umwana we yakuze. Ababyeyi barabiza kubyumva ariko n'abagabo turabyumva. Iyo umubyeyi amaze kugira umukobwa w'inkumi ashobora kwigira mu materaniro akavuga ati ubwo rwose umukobwa wanjye yasigaye mu rugo, ibyo guteka no gutunganya ndabizi, turataha dusange biri tayari yabitunganije, kuko si umunyabuti, wabyaye neza si umunyabuti. Ariko iyo amaze kuba inkumi ho gatoya uratangira ugahangayika, ese uyu mukobwa azarongorwa ryari? Kuko ntagomba kuba umunyabute, ariko hari aho agera ukivuza ko ataba n'ingumba, akakubyarira kandi kana ukagira kuzukuru. Kera muri telefone ya madamu nige wabagamo, tugize abuzukuru bankorera kudeta neza. Ubifunguye telefone ya madamu, profile ya madamu niwe nabuzukuru. Ubwo giye nyine baransimbuye, ariko nta kibazo simbyigana nabuzukuru nanjye nabanje. Icyo nende kubabwira burya kimwe mu bintu binezeza umubyeyi ni ukubona kuzukuru. Burero na kimwe mu binezeza Imana ni ukubona muyibyarira abandi bana, ntituba abanyabute cyangwa ingumba muri Kristo Yesu. Imirimo myiza Imana yagambiriye ko tuzakora. Ejo tuzakomeza twiga ku mwami w'ubu bwami. Haleluya. Kuko yavuze ngo tugomba gusa na Yesu, ariko sinzi ko nanavuga ngo n'umwami w'ubu bwami, ahubwo n'udufasha. Tuziga kudufasha gusa n'umwami w'ubu bwami. Ejo tuziga ku mwuka wera, administrator of the kingdom. Kuko kugira ngo ibi byose tumaze kwiga dushobore kubikora nuko tukorana n'umwuka. Kuko umwuka wera Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo mva mbabwire mwige amadiplome mugire muti hari abantu bajya bakubwira ngo ba Petero bo ntibari barize. Abone ba Petero mwariganye se? Ba Petero jewe baba yarampaye ngo aho biza bariho niga. Icyambere Petero yari afite bachelor's degree muri theology. Njya numva pastor bavuga ngo Petero ntize. None se bachelor's degree tuyiga imyaka ingahe? Si imyaka 3? Petero yamaze imyaka 3 agendana n'umwarimu usumba abandi barimu.
nibwo nzemera kurusha Petero kwiga. Petero wigiye ku ishuri aho biga kugenda ku mazi, we warayigiye. Jewe buriya bariya bagabo ndabemera cyane, ndanabubaha, bagenda ku mazi. Ariko Yesu arangije aravuga ngo nubwo mwagenze ku mazi, nubwo mwirukanye abadayimoni, ntimuzahirahire ngo mujye kubwiriza ubu butumwa mutambaye imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Abaririmba muririmbe mwuzuye umwuka, abasenga musenge mwuzuye umwuka, ababwiriza mubwirize mwuzuye umwuka, abakristo mwuzure umwuka, kugeza no ku mudozi yagombaga kuzura umwuka. Ariko ibyo tuzabyiga ejo. Imana ibahe umugisha. Amen.